Haleluya, Yesu ashimwe bene data. Turi muri cya kiganiro ijwi ribohora kuri Mount Olives TV. Muri kumwe na Pastor Mureganshuro Joseph. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho uyu munsi turavuga ku mbaraga ziri mu masengesho y'abera. Haleluya. Reka tujye mu gitabo cyo Kuva ibice 10 umurongo wa 18 ndagiza ku murongo wa 19. Ava imbere ya Farao asaba Uwiteka. Uwiteka ahindura umuyaga uhuha cyane w'ishuheri uvuye iburengerazuba ujyana za nzige uziroha mu nyanja itukura, ntihasigara na rumwe mu gihugu cya Egiputa. Haleluya. Haleluya. Reka ndifasha ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yakobo ibice 5 umurongo waho wa 17. Ndasoma no wa 18. Ibyanditswe biravuga ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasaba, arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka. Amen. Ijambo twaganiraga nasomye nangira ndi mu gitabo cyo Kuva ritubwiye inkuru yabaye mu gihe cy'umugaragu w'Imana Mose yari yagiye kwa Farao. Mose amaze guteza igihugu cya Egiputa inzige zimera nabi Abanyegiputa, bamererwa nabi cyane kugeza igihe Farao yahamagaye Mose, abwira Mose ngo ngwino unsabire, mugende musengera Imana yanyu, musabe Imana yanyu idukize izi nzige, nanjye ndabarekura mugende. Bibiliya irambwira ngo Mose ava imbere ya Farao, aragenda ajya mu mwanya wo gusenga, asaba Imana. Imana ihindura icyago yari yateje Egiputa, ngo umuyaga ukomeye cyane wa serwakira, ngo uhindura position, uva mu ruhande rw'uburengerazuba ahaganaga mu butayu. Uyu muyaga ukukumba inzige mu gihugu cyose, uzimara mu gihugu, ugenda uziroha mu nyanja itukura. Ndashaka kuganira ku mbaraga z'amasengesho. Izi nzige ni abanyabwenge bigeze baza kuzihagarika. Izi nzige mvuga cyari ikibazo gikomeye mu gihe cya Egiputa, cyari icyorezo gikomeye. Abanyegiputa, iyo tuvuga inzige, zaraje zirya imyaka y'Abanyegiputa, zonona igihugu, zangiza igihugu. Hari hakurikiye ko n'abantu bagira ingaruka zikomeye biciye muri izi nzige. Ariko ibyanditswe birambwira ngo Farao abonye ko byamukomereye, byabaye bibi, Farao ahamagara Mose na Aroni bagarukiwe, arabwira ngo mugende musabire Imana. Hari ikintu cyabaye nyuma y'amasengesho ya Mose na Aroni. Habayeho umuyaga ukomeye, umuyaga uhuha cyane. Imana itangiye gusubiza amasengesho, ihumekera ku gihugu. Inzige zari zikwiragiye ahantu hatandukanye ziragenda. Shuti yanjye wo umurikire, iki ni igihe cyo gusenga. Amasengesho afite imbaraga arenze ubushakashatsi. Amasengesho afite imbaraga zihindura ibintu byananiranye. Amasengesho afite imbaraga zahinyuza ubuhanga n'ubwenge bw'abanyabwenge. Amasengesho afite imbaraga zahagarika ibiteye ubwoba. Amasengesho afite imbaraga zahindura amateka y'igihugu cyangwa amateka y'abantu. Amasengesho afite imbaraga. Binwaye muri gitabo cya Yakobo, igihe kimwe cyarabaye mu ngoma y'umwami Ahabu, wari ufite umudamu w'umurozikazi witwaga Yezebeli. Bibiliya iravuga ngo muri ingoma ya Ahabu banangira imitima yabo, bava ku Mana yabo, basenga ibigirwamana babivaho. Uyu Yezebeli yari umukobwa w'umurozi ukomeye, yagiye gushakira mu gihugu cya kure, aramuzana amugira umugore w'umwami wa Isiraheli witwa Ahabu. Ahindura ababaza igihugu, iby'ubutambyi birahagarikwa, abakozi b'Imana barahunga, bagirirwa nabi, bajya kwihisha mu buvumo. Muri iki gihe cya Ahabu na Yezebeli
umurimo w'ubutambyi wari umaze kubona iherezo. Bibiliya irambwira ngo umugabo witwa Eliya w'Itishubi, umugabo utari ufite aderesi ikomeye izwi, ngo araduka ajya kwa Ahabu, abwira Ahabu, aravuga ngo kubw'ubugome n'ibyaha bikomeye bikorerwa iwawe ndetse no mu gihugu, magaze nk'umugaragu w'Imana, magaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6 nizongera kugwa. Nuko inkuru ndayivuga mu ncamake, Eliya arahunga mu bihe bikomeye, ahunga amaze guhagarika imvura nyuma y'imyaka 3 n'amezi 6, Eliya yongera kuboneka mu gihugu. Ndihuta ngaruka muri iyi nkuru, Eliya araza asanga igihugu kitakibona imvura, igihugu kimerewe nabi, igihugu cyuzuye imiborogo, igihugu cyuzuye inzara, igihugu cyuzuye ibibazo. Bibiliya yanjye irambwira Eliya aragaruka, ahamagara umwami Ahabu, ahamagara abatambyi ba Bali bari barasimbuye abatambyi b'Imana. Urabona hari ibintu biza kugira ngo Imana ivuge, isobanura ibidasobanuye. Hari ibintu bibaho kugira ngo Imana ivaneho ubutambyi budakwiriye, yongere igarura ubutambyi buzima, bufite umutima ku Mana yabo, bwubaha Imana yabo, busenga Imana, yumva Imana nzima yaremye isi n'ijuru. Bibiliya yanjye irambwira ngo Eliya aragaruka. Igihe yagaruka, reka nihute, Yakobo amuvugaho, aravuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Ajyana na Ahabu ku musozi. Bari ku musozi, Eliya yongera arasenga, ashyira umutwe hagati y'amaguru asenga Imana ye, ahamagara Imana asenga. Bibiliya irambwira ngo yohereza umugaragu we aragenda ajya kureba, arambwira ngo ngenda undebere ba nagacu kahari. Aragenda ajya kureba, aragaruka, abikora inshuro 7, agendaga inshuro 6, agenda agaruka nta cyabaye. Ku nshuro ya 7 arazabwira Ahabu, arambwira ngo hari ikintu mbonye akaganza, ndabona akaganza kameze nk'igicu kari gutunguka mu birere, kari gutunguka mu kirere. Ahabu, Eliya amenya icyabaye, abwira Ahabu, arambwira ngo Ahabu, ikibaye imvura y'imbangukano igiye kumanuka, imvura iteye ubwoba igiye kugwa. Jya ku igare uhunge, imvura itaguhagarika, itakubuza kugera i Yezereli mugwa. Bibiliya irambwira ngo Eliya agumaho asenga. Bibiliya irambwira ngo nyuma y'imyaka 3 n'amezi 6 imvura yaranze, ariko kubw'amasengesho y'umukiranutsi, kubw'amasengesho y'umugabo wubahaga Imana, kubw'amasengesho y'umuntu wari ufite ishyaka ry'ubwami bw'Imana, kubw'amasengesho y'umuntu wari witanze nk'igitambo, wari witanze kugira ngo akore ku mutima w'Imana. Inshuti yanjye, muri iyi minsi 7 dutangira none kuwa mbere, ndakubwiza ukuri ngo aya masengesho agiye kuzana impinduka ziteye ubwoba ku buzima bw'abantu. Agiye guhagarika ibyanze guhagarara, agiye kuzana impinduka, agiye kuvanaho ikirere cyari gitwikiriye cy'ubwoba hejuru y'abantu. Ndakwinginze, icyamukabana natwe muri ibi bihe, icyamugatanga ibihe byawe imbere y'Imana, icyamugatanga ibihe byawe usenga Imana, kuko Imana yiteguye gukora iki. Bibiliya irambwiye ngo igihe Eliya yasengaga, ibintu byari bimeze nk'ibisanzwe, ariko amasengesho y'umukiranutsi ajya akora ku mutima w'Imana, Imana ikagira icyo ikora. Yaragikoze mu gihe cya Mose, yaragikoze mu gihe cy'umugaragu w'Imana. Bibiliya ivuga ngo Imana ihuhisha umuyaga mwinshi ukukumba inzige mu gihugu. Iyi korona ishobora gukukumbwa n'umuyaga w'Imana. Iyo habonetse abantu basenga, ibyorezo byakukumbwa n'umuyaga w'Imana. Iyo habonetse abagabo n'abagore bagiye imbere y'Imana, bamaramaje gutogota, bavugana n'Imana yabo, basengera mu mwuka, basengera mu ndimi, basengera mu mbaraga z'umwuka wera. Reka nkubwire aya magambo nshuti, ibyanditswe biravuga ngo kuko tutazi uko dukwiriye gusenga.
niko umwuka wera dufasha mu ntege nkeya zacyo. Muri aya masengesho uraza kumva imbaraga zima. Nuhaguruka nutanga ibihe urakuza kubona umufasha ukomeye uzi ibyo data ashaka, uri bukunihira iminiho itavugwa, uri bugutware mu yindi si yo mu isi y'umwuka, mu rundi rwego, mu wundi mwanya, aho uri butangire kuvugana n'ikirere, uri butangire kuvugana n'ibitagaragara, biraza kukumvira. Yesu ashimwe, haleluya. Yesu ashimwe, haleluya. Torero, mbega imbaraga ziri mu masengesho. Ngo Mose ava imbere ya Farawo, aragenda arasenga. Akimara gusenga hari ikintu cyabaye. Habonetse umuyaga mwinshi. Nyuma y'aya masengesho, nyuma y'iminsi 14 uhereye ejo kugeza ku tariki 12 z'ukwezi kwa kane, hari umuyaga uri butangire kumva aho utuye, mu rugo rwawe, mu karere utuyemo, ahantu utuye, mu gihugu cyawe. Hari ibintu umuyaga w'Imana, umwuka w'Imana ugiye gukukumba, ugiye guhuha, ugiye gutwara. Inyuma yo gusenga kw'abera hari imiyaga ubwoba n'ikinyoma cy'abazimu ugiye gutwarwa n'umuyaga. Oh haleluya, Yesu ashimwe cyane. Hari imbaraga iyo abantu basenze, hari imbaraga iyo abantu baje imbere y'Imana. Nshuti yanjye nakwinginze ngo ikintu cyo gusenga, abanyabwenge barakoresha ubwenge bwabo, buri muntu arakoresha ubushobozi afite n'ibyo ashoboye gukora, ariko iki ni igihe cy'abera gusenga. Iki gihe ni igihe cy'abana b'Imana kongera kuboneka imbere y'Imana, kugira ngo bavuguruze, kugira ngo bagaragaze Imana yabo. Eliya yaravuze ngo ndashaka kugira ngo bimenyekane Imana nyakuri, kugira ngo Abisirayeli bave mu rungabangaba, barekeraho kujya kuraguza, kuyoboka amasiyansi okilte, kuyoboka freemasonry, roswa, ibikorwa by'abakozi ba Satani. Nijiyabera bakwiriye guhaguruka bakagaragaza imbaraga zisumba byose, bagahagarika icyaje, haleluya, kugira ngo bakoze isoni imbaraga z'ubupfumu n'uburozi, imbaraga z'ubwenge bupfuye. Yesu nashimwe, haleluya. Niji Imana ishaka kugaragaza icyubahiro cyayo. Iki si igihe cy'ibyago n'amakuba ariho, ariko niji Imana ishaka gukoza isoni ubwenge bw'abanyabwenge. Niji Imana ishaka gukoza isoni imbaraga z'abakozi ba Satani. Niji Imana ishaka gukoza isoni ubucyakura makate lembrodo. Niji Imana ishaka kugaragaza ubutabazi bwayo. Reka nkubwire wowe wizera Kristo, ndagusaba ngo ukomere kuri urutare rukomeye, ahubwo usengera abakiri kure, usengere bene wacu, usengera abatuye isi, kugira ngo bagarukire umwami w'abantu, bagarukire Jehova makate lembrodo. Ayiteguye kuruhura, yiteguye kubohora, yiteguye gutanga igisubizo, yiteguye gukoza isoni imbaraga z'umwijima. Ibyazwe birambwira iyo abera basenze umucyo w'Imana urarasa, kandi iyo umucyo warashe umwijima urahunga, umwijima uratangira guhunga imitima ya benshi, umwijima urahunga ku gihugu cyacu, umwijima urahunga ahantu wicaye, aho ubundi aho wubatse igihome, umwijima mu izina rya Yesu makate lembroto bobo sende. Umva nkubwire inshuti yanjye, nango turwana nk'uko abantu barwana. Iyacu intambara irwanirwa ku mavi, irwanirwa mu masengesho, irwanirwa mu gushaka Imana, irwanirwa mu kugaragaza Imana. Oh haleluya, oh haleluya. Iyacu intambara makate lembroto. Abisi bafite uburyo babigenza, ariko kuva tumenya uyu mwami ukomeye, kuva za mu bugingo bwacu, kuva tumwegura ubuzima bwacu, kuva dutangira kumukurikira, twabonye ibintu bihinduka dusenga, twabonye amateka ahinduka mu buryo bwo gusenga, twabonye ibintu bibona iherezo iyo abera bahagurutse gusenga. Imana iri inyuma y'ijambo ryayo, yaravuze ngo munabare nzabatabara, mbereke ibikomeye bene data. Abashakashatsi baratangira kubona ibintu, itoro nirisenga. Ejo nababwiye, nabaganira ku ijambo, nejo navuga kuri iri jambo twaganiriye, rivuga ngo igihe Mose yamanikaga amaboko
Abayisiraheli baraneshaga, yayamanura Abamaleki bakanesha. Imbaraga z'isi ntango zihagaze ku bwenge zihagaze ku bantu b'Imana batazwi, batagaragara, bataramenyekana, bapfukama bagasenga, abandi bagakora ibintu. Iyo habuze abantu basenga, isi yakubama. Isi ihagaze inyuma y'abatazwi, basa nk'abapfuye ariko babesheho benshi. Wowe mamagara nshuti wizeye, iki ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo gutanga ubuzima, ni igihe cyo guhagurutsa izina ry'Imana, ni igihe cyo gukora imirimo idakorwa mu isi. Oh haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'amasengesho, ndashaka kuvuga ku mbaraga z'amasengesho. Bibiliya irambwira ngo abitorero bamaze gusenga, oh haleluya, mu gihe Petero yarakingiranye mu nzu y'imbohe basenga, hari ikintu cyabaye. Inzu y'imbohe yahinze umushitsi, ibyari bimuziritse biradohoka. Hari ibibosha bari mu bitaro biri budohoke, hari ubukana bw'indwara buri butangire kudohoka, hari ubukene buri budohoke, hari imbaraga z'ubwoba ziri butangire kudohoka. Ndasenze mu izina rya Yesu, Imana iratangira kurekura imbaraga z'ububyutse, imvura y'ububyutse, ubuntu buteye ubwoba bwo kumuhamya no kuvuga imbaraga z'umusa. Imvugo iratangira guhinduka, aho gushira hejuru Corona-19, izina Yesu riratangira gushirwa hejuru. Nihaboneka abasenga, inkuru za corona zirabura, inkuru z'umusaraba zirumvikana. Tugeze mu gihe cya Pasika, turavuga uwanesheje urupfu, ariko ibyo biraza kuvugwa neza nidusenga. Kuva tariki 12 umusaraba wa Kristo, ya maraso araboneka agaciro kayo. Ndagutumira nshuti yanjye muri iminsi 14 tugiye gutangira gusengera hamwe, buri muntu mu nzu ye, duhuje umutima. Uri mu Rwanda, uri mu mahanga yo hafi na ya kure, ndabizi muradukurikira. Imana turaba turi kumwe mu mwuka, nta mipaka iri mu isi y'umwuka. Turi mu mwuka umwe. Umwuka ukunihiramo niwo unihiramo, umwuka wo kuyobora gusenga niwo unyobora gusenga. Kandi ijambo ry'Imana duhagazemo ni rimwe. Turaba duhuza umutima aho turi hose ku isi. Turahamagara ya Mana yagaragaye mu gihe cya Mose muri Egiputa. Farao arabimenya yuko iyo basenga yumva amasengesho, nkuko Dawudi yavuze ngo niyo yumva ibyisabwa, niyo mpamvu nabo kumera zisi bazaza. Reka mbwire n'abataraza bazaza, kuko baratangira kumva uburyohe bw'imbaraga y'Imana. N'abafite imbeho hanze baraza kota umuriro w'imbaraga y'amase. Haleluya. Reka ngusengere soza. Ndagutumiye muri iminsi 14 iratubera iminsi irasanzwe mu cyumba cyawe, mu rugo rwawe turizayo. Gumamo, Imana irakora ibikomeye hamwe nawe. Imana itegereje, iragutegera, iragushaka, kuko wahinduwe. Kristo yaduhinduriye Imana kubo bwoko bw'abami n'abatambyi bazima bazatwara. Nango dutwara mu myanya yo hanze ya politike n'ibintu, dutwara mu mwuka tugategeka ibintu. Niyo mpamvu tutayicenera, tutayijyamo, ahubwo tubikorera mu mwuka. Haleluya, haleluya. Tugashigikira abahagaze mu ntebe Imana yabimitsemo, ariko twebwe dutegekera mu mwuka. Ngwino dutegekere mu mwuka, ngwino duhamagara Imana mu mwuka, ngwino duhesha isi umugisha, ngwino dutabara abantu mu buryo bwo gusenga. Imana iraguha umugisha mwinshi. Muri iyi minsi y'amasengesho ndagusaba ugira umukene ugaburira, ugira ushonje uri burye ku bwawe, ibiryo byawe waryaga ntubihunike. Ndakwinginga mbigusaba, iryo niryo dini nyakuri, ugaburira umushonje. Kandi uko niko kwiyiriza ubusa Uwiteka ashaka. Sinkubwiye gucumbikira abantu, ariko bagaburira. Shaka umuntu uturanye nawe ushonje, umuha icyo kurya, naburare, uri kumwe usenga. Imana izaguha umugisha mu izina rya Yesu. Reka nsenga. Imana, Mana ya Abraham, Mana ya Isaka, ndakwereka bene data bari kunkurikira. Buri muntu yumva aya magambo, reka umwuka wo gusenga muzeho. Reka imbaraga z'ijuru zimumanukire. Reka gukora gukomeye kwa kumanukira ubuzima bw'abera. Reka abarwayi bakire, reka imbohe zibohoke, reka barushe baruhuke, reka gutabarwa gukomeye guturuka hera kubazeho. Kugirirwa neza n'imbabazi bibe ku buzima bwanyu. Imbaraga zo gusenga zikubeho mu izina rya Yesu ndasenze. Amen.
shalom. Imana iguhe umugisha. Amen.